Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'127. Tugiye gutangira dusoma igitabo cya Yobu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere. Uburyo Yobu yari akomeye ari n'umukiranutsi. Mu gihugu cya Usi hari umugabo witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Umuntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze basangire nabo, ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe, we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti, amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akimara kubika ibyo, haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati, abakarudaya biremyemo ibitero 3, bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze inzigwira abo basore barapfa. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Yobu ntiyabyinubira, akomeza gushima Imana. Maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka ni wowe wabimpaye, kandi Uwiteka ni ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Haleluya. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Igice cya 2.
Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe keretse ubugingo bwe gusa ube ari bwo wirinda. Satani atera Yobu ibishyute, yanga kubyinubira. Nuko Satani aherako arasohoka, ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Inshuti za Yobu ziza kumusura. Nuko inshuti za Yobu eshatu zumvise ibyo byago byose byamuteye ziraza, umwe aturutse iwe undi we. Elifazi w'umutemari na Biludadi w'umushuhi na Zofari w'umunamati basezerana kujya kumuririra no kumuhumuriza. Barambuye amaso yabo bakiri hirya, basanga yarahindanye, baramuyoberwa, batera hejuru bararira. Bose bashishimura imyitero yabo, bitera umukungugu ku mitwe no mu kirere, maze bicarana nawe hasi. Bamara iminsi 7 n'amajoro 7, kandi ntawe wagize icyo mubwira, kuko babonye ko umubabaro we ukabije cyane. Kadusome n'igice cya 3. Yobu yiganyira umubabaro. Hanyuma y'ibyo Yobu aterura amagambo avuma umunsi yavutseho. Aravuga ati, umunsi navutseho urimburanwe n'iryo joro, havumwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Uwo munsi uhinduka umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho, kandi we kumurikirwa n'umucyo. Umwijima n'igicucu cy'urupfu biwigarurire, igicu kiwubarareho, igitera ubwira kabiri cyose kiwutera ubwoba. Iryo joro umwijima w'icuraburindi urifate, rye kunezeranwa n'iminsi y'umwaka, rye kubarirwa mu mubare w'amezi. Ni ukuri iryo joro riba ingumba, rye kumvikanamo ijwi ry'umunezero. Abavuma iminsi bakitegura kubyutsa Lewiyatani barivume. Inyenyeri zo mu kabwibwi karyo ze kumurika, ritegereze umucyo rye kuwubona, kandi rye kubona gutambika k'umuseke, kuko ritazi iby'inda ya mama ngo rihishe amaso yanjye umubabaro. Niki cyatumye ntapfa nkiri mu nda ya mama, simpeze umwuka nkivuka? Niki cyatumye mama anshyira ku bibero akampa ibere? Iyaba ariko byangenze ubu mba ndyamye nkaruhuka, mba nsinziriye, niho mba merewe neza, ndi kumwe n'abami n'abategeka bo mu isi biyubakishirije ubuturo, cyangwa ndi kumwe n'ibikomangoma bifite izahabu byujuje amazu yabo mu ifeza. Iyaba narabaye nk'inda yavuyemo itazwi, simba ndiho, nk'impinja zitigeze kureba umucyo. Aho niho abanyabyaha bareka kurenganya, aho niho abarushye baruhukira, aho niho imbohe zose zibonera amahoro. Ntabwo ziba zikihumvira ijwi ry'urenganya, umuto n'umukuru niho bari, kandi umugaragu ntahategekerwa na shebuja. Ni iki gituma iha umunyamubabaro umucyo, kandi ufite intimba mu mutima ikamubeshaho? Kuko yifuza urupfu ntarubone, akarucukurira kurusha uko abantu bacukuriza izahabu ihishwe.
iyo abonye igituro arishima cyane akanezerwa. Mbese umuntu ubura aho ajya Imana ikamukubira hamwe, ni iki gituma abona umucyo? Kuko kuniha kumbereye ibyo kurya, kandi imiborogo yanjye isukwa nk'amazi. Icyo natinyaga nicyo cyangezeho, kandi icyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Simfite amahoro, sintuje, kandi singuwe neza, ahubwo ibyago nibyo bintera. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 4, cya 5, cya 5 ndetse n'igice cya 6. Mugire umuntu